Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Uretse tujyane ngo burya abagabo beza b'umutima ntabwo babuze, ahubwo biragoye kubagusha mu mutego cyangwa se mu imitego ubundi ifata abandi bagabo basanzwe. Wumve ibi bintu nakubwiye ngo ube uri umugore cyangwa se uri umugabo uwo ari we wese, waba uri we wese muri ibyo byiciro, itonde tujyane. Ngo hari imyumvire yagiye yuzura mu mitwe y'abantu benshi, aho bibwira ko abagabo beza b'umutima bazima babuze. Ngira ngo namwe mwagiye mujya mubyumva, gusa ngo ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Abagabo bazima ntibabuze, ahubwo ntabwo bakururwa n'ibintu abakobwa benshi uyu munsi baba bashaka kwerekana ku bagabo. Uraza gusobanukirwa kandi bizakugirira umumaro. Ngo ubundi umugabo wa nyawe ntabwo ashingira amahitamo ye ku bintu bigaragara inyuma, bigaragarira amaso. Ashaka ibintu byimbitse, imyitwarire mizima ku bandi, cyane cyane ku bakobwa cyangwa se abagore. Ngo bene aba bagabo ngo ubundi usanga bagendera ku bintu bibiri: umugore cyangwa se umukobwa uri mu murongo mwiza ujyanye n'indoto ze nk'umugabo. Icya kabiri, wa mugore ujyanye n'indangagaciro z'umugabo, indangagaciro ze. Abagore mujye mwitegereza aba bagabo cyangwa se abagabo nk'aba. Abagabo namwe niba utazi ko utameze gutya rwose, ngo umenye ko nta kintu kirimo. Uramutse warubayeho wibaza ukuntu wabona umugabo muzima, igihe kirageze ngo uhindure ibintu ushingiraho n'ibyugenderaho. Ngo burya nutekereza ku cyitwa umugabo muzima, ibimuranga nuko wamubona, hari ibintu ubundi utazatakazaho umwanya ukora. Urugero rwiza: abakobwa benshi bibwira ko kwiyambika utuntu tubafashe cyane ndetse no kugaragaza bimwe mu bice by'imibiri yabo ari byo birenze. Nyamara ibyo ni ibintu wenda bishobora gukurura ijisho ry'abantu bamwe, mu gihe umugabo wa nyawe cyangwa se abagabo ba nyabo baba bashakisha ibirenze ibyo, ibirenze ibigaragara inyuma. Baba bashaka uguhuza kwimbitse, umubano muzima urenze uko ugaragara. Hari ikindi kintu ngo abakobwa bibeshyaho: gupostinga cyangwa se kwirirwa ushyira amafoto, amashusho yawe ku mbuga zikoranye imbaga. Ngo benshi bafata umwanya mwinshi, batwara umwanya rwose igihe bahitamo bene aya mafoto baraza gushyiraho kugira ngo bakurure ababakunda. Ngo ariko mu by'ukuri ibi ntabwo ari byo bizanira icyubahiro umuntu cyangwa se igikundiro. Wumve neza, ngo noneho bamwe muri mwe murenzaho mukibeshya ko kuba mufite irari cyangwa se mufitiye irari ibintu bihenze. Twagiye tubona abantu bararikira telefone zihenze, amakanzu y'akataraboneka, ngo mwarangiza mukibwira ko ngo ibyo byakurura cyangwa se bizakurura umuntu cyangwa se umugabo ushingira ibintu bye ku ndangagaciro na kirazira. Ati reka kandi uwo niwo mugabo muzima. Gusa ngo nyamara hari ibintu cyangwa se uburyo wagakwiye kwitwaramo, ubundi buri mugabo akazakubaha. Uburyo umugabo muzima atekereza ni ubuhe? What works? Ni ibihe bikora? Ni ibiki bikora? Ngo burya umugabo muzima azita ku buryo wita ku bantu, ku bandi. Murumva mwa bakobwa mwe? Uburyo witwara, kwicisha bugufi ugira, ubwitonzi n'ubugwaneza bukuranga. Burya buri gihe umutima ugira ubuntu uzasiga urwibutso rudasaza. Iryo ni ijambo. Ngo ikintu abagabo cyangwa se ikindi kintu abagabo bazima burya bahitamo ni umutwe kuruta uguhitamo ubwiza cyangwa se ubwiza gusa. Nyamara kugira mu mutwe ntabwo bisobanuye kuba warize za kaminuza nyinshi cyangwa se kuba uzi kuvuga indimi runaka nyinshi z'akataraboneka z'amanyamahanga. Oya, ntabwo ari ibyo. Mu mutwe tuvuga ni amatsiko, ubushishozi, ubushobozi kandi no kubasha kujya uganira ibintu bifite umumaro. Uramutse uteye gutya, ngo ni ibintu bikora cyane ku bwonko bw'umugabo uwo ari we wese muzima, kandi azakomera rwose. Nta mugabo muzima kuri iyi si utahitamo umugore ufite intego zigaragara ndetse n'ibyo agenderaho nk'indangagaciro na kirazira. Kuri we ni umugore. Uburyo uramutse ugeze imbere y'abagabo ukabereka urukundo n'irari ufitiye ugukura no kwiteza imbere biri muri wowe, ugushikama ku byo wizera cyangwa se imbaraga zihishe muri wowe zikuyobora ku bintu bihambaye mu buzima, cyangwa se gutera courage yo kugera ku bintu bihambaye mu buzima zikwihishemo. Ibi uramutse ubyeretse umugabo uwo ari we wese, ngo muri abo bagabo ngo nta n'umwe uzakwanga. Reka burya naje gusanga nta mugabo ukunda umugore ugira ubwoba, abagore batazi kwihagararaho ngo mu bintu runaka. Ngo burya nta kintu kiba kirimo bene aba bagore. Abagabo bazima bakururwa n'umuntu rwose ubasha kugenzura no guca mu bibazo by'ubuzima bwe atuje, apana wa muntu ibibazo biza ugasanga ahubwo uburyo yitwayemo byakuriye ibindi bibazo.
kandi ngo abagore benshi n'abakobwa ni uko mumeze. Ushobora kuba utumvikanye n'uwo mwashakanye ku kantu gato runaka, ngo ariko ngo uhise wirukanka cyane ku buryo uri gusaba divorce, gutandukana. Nyumvira nawe ukwihangana guke kuba kwishe muri uyu mugore. Ikindi kandi ngo nta mugabo udakunda umugore uzi agaciro ke kandi udatinya kuba yahagarara wenyine niyo abantu bamwanga. Bene aba bagore ntabwo bajya basaba imbabazi igihe bazi neza ko bari kuba abo bari bo ba nyabo. Ntibatinya kuba wabangira abo bari bo. Nawe wigeze ubona abantu batita kuba abandi muri bo cyangwa se bagenzi babo basutse bafite imisatsi rw'inyuma muri karitsiye yose, ugasanga uwo muntu nta kintu bimubwiye rwose? Dore ibanga niba wifuza umugabo muzima, wenda aho ni ku gitsina gore, cyangwa se ushaka kuba waba umugabo muzima. Umugabo muzima atekereza iki? Ngo umugabo muzima ntakeneye ngo uhindure uwo uri we nk'umugore, akeneye ngo ube uwo uri we bya nyabyo kandi utabisabira imbabazi kuba uwo uri we. Ibyo kandi ubikore nta kujijinganya. Irindi banga ngo burya nta mugabo muzima ubaho ushaka umugore cyangwa se umuntu udakosa. Barabizi abantu barakosa, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ahubwo abashaka wa wundi ushyigikira urugendo rwe nk'umugabo, umuntu bahuje intego n'imico n'indangagaciro. Bene uyu mugabo azabona imbaraga zihishe inyuma y'ibikorwa byawe nk'umugore, kandi zihishe inyuma y'uburyo uvugana cyangwa se uvugisha abandi, uko ufata abandi, ndetse n'uburyo witwara igihe ubuzima bwawe bwuzuyemo ibibazo n'igihe bumeze neza. Iyo watsindiye amafaranga, iyo uhawe amafaranga, bigenda ute? Uhita ujya kuyasindira cyangwa se? Burya ngo umuntu niyifuza guhuza n'abantu bameze neza buri gihe, azaba asabwa kwibanda ku kubaka za ndangagaciro zimusobanura neza kuruta kubaka ibintu bigaragara inyuma, bigaragarira amaso. Ukwiye kureka ibikorwa byawe, ubwenge bwawe ndetse n'indangagaciro zawe bigatangira kugusobanura kuruta uko usobanurwa n'uko wambara cyangwa se wigaragaza ku mbuga zikoranye imbaga. Ngo hindura rwose uve ku gushingira ubwiza cyangwa se ku bwiza nk'ikintu cy'ibanze, wibanda ahubwo ku buryo ukoramo ibintu byawe. Umugabo muzima wowe wita ko yabuze, ngo barabuze niko mujya muvuga. Ngo nimuhura azita kuri buri kimwe cyawe, azahereza agaciro uwo uri we rwose. N'uwo mugabo bwari ubutumwa baduhaye mu gice twahariye inama z'ubuzima. Mukomeze mukore subscribe muri benshi, ibyo bizatuma dukomeza guterana imbere. Njye nitwa Samuel Mugisha, reka tuzasubire ubutaha.